turabasuhuje abakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Tuba mu iyobokamana ryubaka ridasenya, ntabwo dukunda inkuru za critique. Hanyuma twaje muri paruwasi ya Kicukiro Chel, niho twateraniye, twagiranye ibihe byiza n'abakristo bo kuri paruwasi ya Kicukiro Chel. Barimo gusengera ku mudugudu umushumba agiye kutubwira, kuko twasanze wabo hari umushinga w'inyubako barimo kwagura urusengero. Mushumba, turabasuhuje. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Dutangira ikiganiro cyacu, mwabwira abadukurikiye ni pasiteri nde turi kuvugana, n'icyo mushinzwe muri paruwasi ya Kicukiro Chel? Murakoze cyane. Nitwa Mutima Jonathan, umushumba wa paruwasi ya Kicukiro Chel, kandi iyo paruwasi ikorera mu mirenge 3. Umurenge wa Kicukiro ari naho hari icyicaro, umurenge wa Niboyi ariho aha turi. Uyu murenge wa Niboyi ufite imidugudu 2, umudugudu wa Niboyi n'umudugudu wa Nyakabanda. Kandi tugakorera no mu murenge wa Kagarama, hari urusengero runini rwa Kagarama, niho babanjije kunadufungurira. Aho niho dukorera umurimo w'Imana. Imidugudu ikora kuri none ni imidugudu Niboyi n'umudugudu wakinguwe mbere ho gato Kagarama. Aho niho dukorera umurimo w'Imana. Ubu muri paruwasi imidugudu iri gukora ni imidugudu 2. Imidugudu 2, ariko kandi twari dufite 5. Hari umudugudu umwe ntarimvuze wa international ukoreraho ku cyicaro cy'itorero Kicukiro. Ni imidugudu 5, harakora 2, 3 ku cyicaro. Ntabwo ari impamvu zo kutuzuza ibisabwe, ariko ni impamvu z'inyubako dufite kandi ikomeje. Twahasuye, twabonye muri kwagura urusengero. Ku makuru twagerageje gushaka, batubwiye ko rwakiraga abantu 700. Mushaka kujya mwakira abakristo bageze ku 1000 noneho. Ku 1000 n'igihumbi magana ngahe, hamwe na barco, uwo mwabonye barco hejuru. Yego. N'igihumbi 500 bashaka gukwirwa. Yego, ni urusengero rwiza. N'abadukurikiye mufite bamwe bagiye basengera Kicukiro Chel, hari n'abandi bakunda umurimo w'Imana. Umushumba turi buze kumusaba atubwire nk'umuntu uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri i Burayi, ni gute bashobora gushyigikira umurimo w'Imana kuri Kicukiro Chel. Turaza gusaba umushumba aduhe kontakte muzumve ku buryo mushobora gushyigikira umurimo w'Imana, bakubakira Imana, kuko ni byiza. Mushumba, uyu munsi hashize umwaka wose mu Rwanda hageze umurwayi wa mbere wanduye icyorezo cya coronavirus. Byabaye ngombwa ko amateraniro n'ibindi bikorwa bihuriza abantu benshi icyarimwe biba bihagaritswe. Uyu munsi nibwo hashize umwaka ibyo bintu bibaye. Uyu munsi ni uwakangahe nk'abakristo ba Kicukiro Chel bamaze baterana muri paruwasi? Uwo mudugudu wa Kagarama wo wafunguwe ryari? Mwabyakiriye gute? Corona ya mbere, guma mu rugo ya mbere irangiye, umudugudu wa Kagarama warafunguwe nyuma y'amezi nka 3. Turakora, ariko nyuma yaho guma mu rugo irongerera garuka. Ariko icyo gihe cyose iyi midugudu yindi, haba Kicukiro Chel, haba Nyakabanda na Niboyi na international, nta munsi n'umwe nibwo zigiterana, kandi zose zirabisikanya hano Niboyi bitewe n'uko ari kaho hafi. Ubu niho duteranira. Ibyo bari buvuze mukuri Imana, twabonye ukuboko kw'Imana, kubera ko muri guma mu rugo twahaboneyemo imbaraga z'Imana. Ntabwo abakristo bacu bigeze bagwagwana, kuko ari benshi bananirwa basubiye inyuma,
ariko abakristo bacu n'ubu barahagaze neza kandi bakorera Imana mu mirimo yose ikwiriye, baratanga amaturo na kimwe mu 10 ndetse mu mezi ya mbere twabonye ukuboko kw'Imana, batanze amaturo arutayo batangaga duterana. Ikigeretse kuri ibyo banubatse urusengero rufite amamiliyoni menshi, urusengero rufite agaciro k'imiliyoni 70, ariko kigeze hasigaye igice wenda gishobora kurangizwa na 20 miliyoni cyangwa 75, kuko ikinini nicyo kigaragara nkaho igice kinini nicyo kirangiye. Kandi izo mbaraga zose zakoreshejwe zakozwe n'abakristo, nta nkunga nta mwenda, n'abakristo bo kuri Chel, kandi Imana yarabakoresheje. N'ubu turabashimira, ariko kandi mukuri twifuzaga ko dukwiriye gutaha urusengero rwacu mu kwezi kwa 5. Turasaba nanone abavandimwe bacu bari hafi n'abari kure, hari abadusengera, hari abatuzi, hari abapastori twakoranye bari hanze, rwose twananditse inzandiko. Hari David kuva mu Canada, nawe twaramwandikiye tuvuga ko badufasha kugira ngo turangize neza uwo murimo, kandi turizera Imana, turizera gusoza, kuko Imana yatangije umurimo kandi irawusoza. Urusengero rwa miliyoni 70 ni amafaranga menshi mu buryo busanzwe imbere y'abana b'abantu, ariko imbere y'Imana ni amafaranga makeya. Ariko usibye David uri Canada, hari n'abandi inshuti za Kicukiro Chel. Mbere y'uko dukomeza ikiganiro, ushaka gutera inkunga umudugudu wa Chel yaca hehe? Ni izihe kontakte bashobora gukenera gukontakta kugira ngo bafashe Chel? Hariho amakontakte menshi, ariko nk'umushumba uhagarariye Torero, umuntu yaduhamagara ku nomero zacu 07 82 66 94 icyo gihe twamuha nimero za konte za paruwasi akaducishirizaho inkunga yacu. Abadukurikira mwumvishe ko umushumba atanze contact, mwese muzi icyo kubakira Imana bivuze. Ushobora no gufasha uyu mudugudu ari we cyicaro cya paruwasi, nta n'inyubako ufite, ariko kubera icyo wakoze ku murimo w'Imana, nawe Imana igakora ibyawe, ukabona iguhaye ikibanza se cyangwa iguhaye n'inyubako yuzuye. Mugire ishyaka rero ryo gukorera Imana, kandi bizagenda neza. Mufatanye na Kicukiro Chel kuzashima Imana, urusengero rwagutse, abantu babonye aho bateranira, cyane ko ni urusengero ubona ko bari kubaka bijyanye n'igihe. Ni urusengero ruri ku muhanda munini, ni route principale izaba yerekeza kuri aeroport y'i Kanombe, cya kimwe na aeroport yo mu Bugesera. Ni ahantu rero tugomba kubakira Imana, urusengero rusobanutse rufite icyerekezo. Hanyuma mushumba, abakristo usibye mwebwe nk'abashumba, mwabonye kuba baragarutse mu rusengero barabyakiriye gute? Abakristo bacu n'uyu munsi mwabibonye, abahiri umunezero mwinshi, barabinezererewe, abantu barahembutse. Dufite abakristo batuye Kibagabaga, batuye mu za Muyumbo, ariko bose baje umunsi. Twari kandi nanone baza bubahirije gahunda yo kwirinda COVID. Yego twabibonye. Bicara neza, bambara udupfukamunwa, barakaraba, uko bakomeza kwishima, ariko kandi niko bakomeza no kwirinda. Tuvuge ku makorari. Amakorari muri paruwasi ya Kicukiro mu gihe cya lockdown bitwaye gute? Amakorari bakomeje gukora nabo umurimo w'Imana, ariko mukuri murabona ntaho baririmbiraga, ariko muri mu ikoranabuhanga twarabakoreshaga mu materaniro yo kuwa 5, mu materaniro yo kuwa 4, teraniro yo kuwa 2, kuko kuri paruwasi baterana kuwa 5, mu Kagarama kuwa 4,
Nyakabanda kuwa kabiri hano naho ngira ngo ni kuwa gatatu icyo gihe cyose mu ikoranabuhanga twarakoranaga baraturirimbiraga ariko nyine bitewe kuko bamwe wende badashobora kuba bafite amatelefone ashobora kubafasha nicyo gituma umubare utari mwinshi cyane nicyo gituma banishimye cyane kuba babaye mu materaniro noneho imbona nkubone. Yego turimo twerekera ku musozo abakristo bo muri paruwasi ya Kicukiro ni ubuhe butumwa mwabagenera murabasaba iki kugira ngo bakomeze muri inzira y'agakiza? Abakristo no kubasaba ko bakomeza kwiringira Imana kuko Imana iraruta ibihe. Imana yacu ni mukuru, niko Daniel yavuze ngo ni mukuru nyiri ibihe, itegeka ibihe ntibibagenge kandi hari igihe Imana izana ibihe yemera ko ibihe bibagera uko bimeze kose ishaka no kubageza ku bindi bihe byiza. Urumva ntitwubatse urusengero mu gihe tutasengaga, mu gihe twasengaga ariko turwubatse mu gihe tudasenga. Ubwo mu gihe dusenga habaho umuntu ahanyura akavuga ati nje ntanze iki gitekerezo. Imana kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubagirira neza. Uyu munsi nabonye baririmbye neza batanafite no kurepeta. Ndasaba abakristo bacu gukomeza gutegereza Imana. Imana iraruta ibihe, Imana iraruta covid, Imana izaduha ibihe byiza. Muri rusange mu Rwanda mu matorero atandukanye ni ubuhe butumwa mwabagenera ariko cyane cyane by'umwihariko abaririmbyi babarizwa muri paruwasi ya Kicukiro Chel? Ubutumwa twagenera abakristo babarirwa muri Chel abaririmbyi nuko bakwiriye kwishyira hamwe kugira ngo barebe bafatikanye habe unite habe ubumwe kugira ngo n'udafite ibikoresho bishobora kumufasha mu ikoranabuhanga bagenzi babo bakamufasha. Tukicara turi twiteguye, tukicara turi tayari, ni ugufashanya, ni ukwegerana. Hari abahuye n'ibihe bibi barasonza ariko twagiye dushimira Imana ko bagiye bafashanya, ariko tukababwira ngo ntibacogore gukora neza kuko bazasarura nibatagusaba. Yego murakoze cyane Mushumba. Paruwasi ya Kicukiro tuzakomeza kubana namwe kandi tubashimira uburyo mukorana n'itangazamakuru. Usibye natwe dukunda gukurikirana ibiganiro byanyu, tubasabiye umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego.